Regis twakoranye amezi angahe nta n'igiceri cy'ijana ama. Iyo nagiraga ikibazo nabwiraga Nyambo na Kiramani. Njye naragiye mahira mama wanjye buri kira kitu cyose. Nta n'igiceri cy'ijana umuhungu yashyizeho. Rashize. Ni Muyomba zana bivuge ni Muyomba wampaye 120 ngo ngende mahire mama. Uri kumva mama wanjye kubera ko byari bimutunguye kubona nzanye n'abandi bantu. Mama wanjye n'umuntu isanze ndamugawe n'umuhungu dukundana nkuko yaraza abandi twakundanye. Ariko nago mama wanjye yamubwiye nk'umwana wanjye mu gushyize mu nshingano Godfather maze imyaka 6 nirera. Ni gutaho nkuriye ndo umubyeyi mama avuga ngo mugushyize mu nshingano. Turashize. Ibyo byo ntago ari byo. Uri kumva? Mama yari kubivuga iyo bari umusore avuga ati nagira ikibazo nkamuhamagara akaba amafaranga. Umuntu mama wanjye azi Kiramani bavuganye kuri telefone azi Nyambo. Uri kumva? Kuko mama wanjye ari no mu bitaro Nyambo yamaye amafaranga tubana mu nzu. Yo, Nyambo. Nyambo ibibazo byanjye byose arabizi ibyo Regis ari kuza kuvuga hano nibyo kurenzaho. Kuzi burya ka Nyambo ko garara ku maso kajya n'umutima mwiza ariko se mana. Yego ngwiki Nyambo we. Ngaho komeza. Nyambo agira umutima mwiza bro. Ndabikubwiye ko ari umugore wagenda. Ikintu ndi kukubwira. Njyewe Regis twamenyanye ndi muri depression niko nabivuga. Iyo umusore twabyaranye Nyambo arabizi nawe yaza akabisubiramo hano. Yego. Njye Nyambo yaramfashe aramungisha nkuraho nabaga kubera umusore twabyaranye. Baba we. Uri kumva? Bashize yego. Njye no Regis twamenyaniye. Twamenyanye njye mba kwa Nyambo. Mungu wangu. Ibi nari kuza kubeshya hano kuvuga ngo yarambwiye ngo ndi umugore narabyaye mburi imfura yanjye turahamagara umwana w'umukobwa bita Lorene twabanaga yabivuze yiyumvira. Turashize. Kuvuga ngo yaravuze ngo nzajye ninjiza amafaranga uri kumva? Yego. Ngo 1,300,000 ndasa Godfather mfata ayo mafaranga njye ubwanjye nafashe inzu y'200,000 nshyiramo ibintu ndimuka nsigara nta n'ijana mfite. Njya kwibana. Yo. Ninjiza ayo mafaranga byabaye ikibazo arambwira ngo kugira tujye dukorana nzajyamo 50% mamagara Kiramani. Ndamubwira Kira ko Regis ashaka ko nzamuha 50% y'amafaranga ninjije atananshoreye. Kira arambwira ati Miki wakihangana ugira ngo ubure byose. Uri kumva sinkunda abantu baza bakigira beza. Yo munsi mbira ngo ndababaye. Nabwiye Kira na Regis ati Regis sinzigera mubabara. Mani dore uwo mwana Lorene ari maranyandikira tarababaye ibintu Regis ari kubeshya. Uri kumva? Aze kuzamuka ye. Nabwiye Kira ndamubwira ngo njyewe ndababaye Regis kumbwira ngo ninjye wafungishije mama Godfather. Buri wese abafite stories ze z'ubuzima, sibyo? Kuba yarazi ikintu mama wanjye yazize nta rimwe ndakivuga ariko yakibwiye abantu benshi. Ababizi abatabizi. Yagiye anyurira inshuro nyinshi abwira uyu mubebe hano bita Lorene ngo uwo ni umugore mani yarabyaye. Ngicyo ni ikigoryi ngo kibagiwe nyina afungiwe muri gereza. Arimo arazana akigira honnête Godfather. Njye mfite inshingano zo kwita kuri basaza banjye, mukuru wanjye, mama wanjye ufunze. Regis twakoranye amezi angahe nta n'igiceri cy'ijana ama. Iyo nagiraga ikibazo nabwiraga Nyambo na Kiramani. Kuza hano rero akigira mwiza akigaragaza uruhande rwiza akambwira ngo narasinda Godfather njye nararaga postinga kugira ngo mbone amafaranga yo gushutinga vlog. Uri kumva n'amafaranga yo kwiyitaho nk'umukobwa cyangwa kuri Kiramani arabizi njye nazaga kuri tere nta n'ifigi ko manasigiye umwana wanjye. Ni urimo razana akigira mwiza. Abantu niba kajye baza ngo bigire uko batari. Uri kumva?
Kukumva. Njyewe uwo munsi Soti yavuze wo mu kabari njye na hantu na hostingaga Regis mushyiraho amafaranga du hostingiye Godfather yabaga bizi ko mfite ibibazo twayagabanagamo kabiri. Nigeze avuga ati uyu mwana ari gushakisha ubuzima, afite nyina ufunze, afite mukuru, iwacu yarahageze arahazi kuno hameze. Sinigeze njyara ngo makana ubuzima bwanjye. Twayagabanagamo kabiri kandi n'ubundi ngiye nkashakisha ndi tugashutinga vlog. Uwo munsi avuga Soti yari ahari n'umukobwa bita Lorene. Nari na hostinze twakoranye. Siga icyo kunywa cyanjye uwo mukobwa Lorene akigarura uwo mu baby yari akimenye. Nta kintu nabitinzo namagare Regis ndavuga ati waje ku ruhande tukavugana kuri gahunda z'akazi zejo. Umuhungu yanciye amazi Lorene aramfata dufata taxi turata. Uwo mubebe yarajyaranyica zarambwira ngo Miki wambabura ukareka gukorana na Regis. Kagenza wakoranye na Regis imyaka n'imyaniko nuko atankundira ngaze hano. Nazaga hakana ibintu Regis byose yagiye ankorera. Soti namba baragaruka avuga ibintu Regis yankoreye ahantu bita kuri Mr Chicken munsi ya Tekira. Godfather uwo mungu yaramfashanye camagaze nareke kwigira umwana mwiza. Wangu. Yagendeye ko ntafite kirenge mani nareke mburangiye numvaga nareke gukabe. Godfather reba kuri WhatsApp ya ibintu ngiye kukwandikira ariko bwira Kiramana ze mani mbere yuko nge